bivuze ko rero wiyemeje gushaka hari icyo agomba gukora nawe, ibyo agomba kwiyemeza akumva ko ari inshingano zikomeye nta mikino irimo. Kubaka urugo bikorwa n'urukundo. Urukundo bivuga Zaburi ya mbere. bavandimwe twizeza kuzwe bageni bahire Baptiste na Serine Gapetusi na Esther, turabishimiye kandi turabifuriza amahoro. Impamvu tubishimiye ni nyinshi, ariko je reka mvuge eshanu zonyine. Turabishimiye kandi turabashimira ko mwahisemo neza, mugasani muri kumwe. Mwahisemo urukundo, ni kuvuga ko urwango mwaruhigitse. Mwahisemo kubaka, ni ukuvuga ko ibyo gusenya atari ibyanyu. Mwahisemo Imana, ubwo nyine ibigirwamana nabyo ni ku ruhande. Ariko mwahisemo n'ubuntu, mwahisemo kudusangiza ibirori, ubwo ngubu nabwo ni ku ruhande. Ibyo rero byose turabibashimira kandi turabishimira Imana. Nimukomeza kwimika Imana iwanyu, muzabona byose nk'uko wa muhanzi ukunda bivuga. N'abantu nabo nyine habarimo n'ubwo buntu kubasangiza, natwe tuzababa hafi. Ariko nyine twebwe turi abatezi b'inkingi, siko bimeze se? Uruhare runini ni urwanyu. Ntabwo mwakwicara muvuge ngo rubanda cyangwa se n'Imana gusa mubishyizemo gutyo bizadukorera byose twebwe twicaye. Uruhare runini ni urwanyu. Namenye mutazashyira uruhare runini muri bya bindi navugaga mwahigitse, urwango, gusenya, ikigirwamana, ubugugu. Ibyo ngibyo byabata kure, kandi muzi ko usenya urwo bagira bati abantu mubona inyuma yanyu icyo babafashe icyo gihe. Tuzirikane gatoya ku masomo twumvise, tuyobowe n'iyi ngingo yo kubana akaramata. Amasomo twumvise harimo ingingo nyinshi, twazicamo ariko ntiwazivuga ngo uzirangize. Ni na byiza ko abantu bajya gushyingirwa barize umubano, ubwo ni ukubasubiriramo byose murabizi. Iyi ngingo ivuga ngo kubana akaramata, ese ubundi birashoboka? Umwarimu watwigishaga mu kazi aduha ibibazo nk'ibyo, igihe cyose twamaranye atwigisha tujyana muri uwo murongo, ariko ni uw'i Burayi, imyumvire y'i Burayi kugerageza kunanirana, ariko kubyibaza ntabwo ari bibi. Uburyo yadufashaga kubyibaza
yagiraga atese ikikubwira ko urukundo mufitanye wenda wowe yafashe urukundo mufitanye na Serine, wowe yafashe urukundo mufitanye na Yesu, uko mumeze mu mutima, ku mubiri, kuri roho, byose ikikubwira ko ejo ko bizageze n'iki. aho ntiwaba musezeranye muri iyo muntu, ariko ejo yahinduka bigahinduka. Ikibazo ni byiza kugira ngo witegure ko n'igihe byahindutse uzakomeza kumukunda, azakomeza kuba umugore wawe, umugabo wawe akaramata. naho utabyibajije za mpinduka zaza ukareba hirya. Ukwibaza rero muri izi mpinduka uzagenda uzakomeza kumubona uko wamubona uyu munsi. Umunsi Serine, Esther, umutima wanyu cyangwa n'ibyo mwaje muvugana n'ibyo mwavugana rero, namubwiraga ko ari buto butoshye, azira inenge, ari isugi isukuye, ururabo rwera, amazi ku isheke, ikirenga, imihogo n'imihogozo, mbese asa na iki. Siko bimeze? Waramukurikiraga cyangwa niko bimeze? na Jean Baptiste waba niko bimeze? Ni byiza cyane. Ubwo ariko bimeze ni byiza cyane. Ikibazo dufite ni kimwe rero. Nyuma y'imyaka 10 niko bizaba bikimeze. Nyuma y'imyaka 20 niko bizaba bikimeze. Nyuma y'imyaka 30 azakomeza kubiho. Uzakomeza kumutera iyo mitomo. Mbese mu ntangiriro rero dusanga umutoma wa mbere Adamu nyine awutera hepfo. Agupfa ko mu magufa yanjye. Uzaba ukimutera iyo mitomo? Ese turetse kwibaza niba uzaba ukimutera iyo mitomo, ahubwo se muzaba mukiri kumwe? aho muzaba baragiye kwishakira nyiramwiza w'ibumbogo. Urumva ko umugore twamubanze, abakobwa twabibanzeho, turabatahana, turabasabira ko baguma babitaho. Ngiye kuvuga ngo wabona mu cyane cy'inyuma bagomba kubungabunga, cyangwa se abanyantege nkeya bagomba gusigasira. Nyamara genda kuba ariko se bo bazaba gukorerwa gusa, babe babize ingana. Wenda umwe yaba umufundi ariko undi akaba umuyede. Umuyede harya ntibivuga umufasha. Umufundi n'umuyede ntibahembwa, ngombwa ko badakora bimwe. Ariko nanone umufundi adafite umuyede ni ikibazo gikomeye, ntabwo bivamo. Siko bimeze se? Ndetse hari n'igihe umufundi bamuha abayede barenze umwe, ariko si byo batuma, kubera wenda uburemere bw'igikorwa. Ariko hari impamvu natinze ku mugore, tumutaka, tumusabira gusigasira. Na Bibiliya irabigarukaho. Isomo rya kabiri twagomba gusoma tukarigatatu wenda ko amasaha yagiye. Tugeze twasangaga abantu bose mu kwa gatanu aho bavuga ko bana bifite mu rugo, naho bavuga uburyo umugabo agomba kubana n'umugore
umugabo agakunda umugore, umugore akubaha umugabo, umugabo akaba arinda umugore icyamwanduza, akamurinda ubwandu n'iminkanyari kugira ngo azamusohoze ku Mana ari umuziranenge akeye. Ko bakeye uyu munsi akaba ari kumusohoza ku Mana. Kumva ko na Bibiliya rero ibitaho kanabasaba ko mubitaho. Niyo mpamvu twabigarutseho. Iyo wumvise ariya masomo ayo yombi wagira ngo kandi ngira ngo nibyo, umugore niwe ugomba gusa neza gusa, umugabo akavaho agomba gutuma umugore asa neza. Kandi rero ni uko ari byo nk'uko babivuga mu Banyefeso, bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo akunda Kiliziya ye, bagore mwubaha abagabo banyu nk'uko Kiliziya yubaha Kristo. Niba tugendeye kuri Kristo na Kiliziya, kugira ngo niko bimeze. Kristo yaraje kubera urukundo akunze abe, akunze umuryango w'Imana, ariyoroshya, aca bugufi, amwoza abo bantu ibirenge, yemera agasuzuguro no kugaba byose ndetse no kugambanirwa, kugeza ubwo banamwishe akajya ku giti cy'umusaraba. Ariko avuga ati uriya mugeni wanjye Kiliziya ngomba kumurinda ubwandu n'iminkanyari, nkazamusohoza ku Mana Data akeye. Arangije ubutumwa bwe yaravuze ati dawe ndagushimira, ibyo wantumye byose narabikoze, ubutumwa nagombaga kuba narabona, ubu bose ni bizima, keretse umwana nyagucira. Namenye ntuzigire umwana nyagucira, ubu ndavuga umugeni. Ariko uwo mugabo niyumve ko izo nshingano arize, ngo Kristo afata izo nshingano zo kwita kuri Kiliziya uko yakabaye n'ibyaha byayo, akemera kuyitangira. Umugabo rero n'umuhungu wo mu rugo, umugabo ari mu mwanya wa Kristo mu rugo, umugore ari mu mwanya wa Kiliziya. Umubano mufitanye mu rugo urabe kuwa Kristo na Kiliziya. Muri bwagorerane kwa kwihangana, kwa gutagatifuzanya, kuko ntimubane muri intungane, nimunabazo ni nyuma y'ubuzima. Ni ukubana rero mutagatifuzanye. Navugaga mu kanya ko umugore wagira ngo abereyeho gusa neza, abereyeho gukundwa, uko bivuze biriya atari ibyo ngo atari ngombwa. Umugabo nawe agiraga impamvu rimwe na rimwe akabyitaho nuko badashaka gukunda, bimushishikaje. Umugabo akenera kubahwa, byo gukundwa bishobora kuba biza ku wundi mwanya. Ariko muri iki gihe hari abo usanga barabicuritse, ukaba wahura n'umuntu wambaye ipantaro yacikaguritse kugira ngo akeneye kukwereka amatako ye, ukabona yaboshye imisatsi, afite amaherena, wenda n'ingohe sinzi uko yazigize, wagera hirya bakakubwira ngo uriya musore, umusore si byo biriya abaho. Umusore yigira neza nako nabi gutyo kugira ngo akunde, ko nawe ashaka gukunda.
ko muri icyo gitabo abakobwa Isiraheli ibishabo byose abagira ngo n'abakundwa nabo bamubenguke hari impamvu tugomba kwigisha uruhare n'inshingano z'umugore mu rugo ni izo ngizo n'umugabo inshingano ze n'iziriya kubicurika rero noneho ugasanga umugabo niwe uri kudefuriza umugore niwe ugomba wenda kujya guhaha hari ukuntu byivanye ugasanga umugore ashikamye rwose n'imbaraga nyinshi araburana icyubahiro aho kuburana urukundo n'umugabo nawe akabicurika barakumva bitumvikana nyamara bisenya nyinshi kuko ubundi umugore yakubashye umugabo nawe yamukunda n'umugabo yagukunze nawe wamwubaha ariko ikibazo murwanira byombi umwe ntamenye icyo ashaka umwe ntamenye inshingano ze umugabo akumva yaza kwirirwa ntacyo akora kandi akagomba kurya inshingano ze ko zaba gutunga urugo ubwo zerukiye umugore uje kubyitaho noneho umugabo abo kurya gusa no kwirirwa mu kabari no simbizi kandi nagaruka abwira umugore ngo nyubaha ubwo se urumva yakubaha ndakubaha se wowe waramunze ubwo unabicuritse nabyo ukaba wakibaza ushobora kuvuga mu rugo rwawe nta jambo warabyatse kandi wenda wowe izo nshingano zo gutunga urugo wazubahirije umugore akimunda nahise aragukunda wowe ukamwubaha bivemo icyo kintu ni ukucyitaho kirakomeye ntabwo ari gusa byagiye muri Bibiliya ngo umugabo akunda umugore umugore yubahe umugabo bagashyiraho izo nshinga ebyiri umwe undiye bifite icyo bivuze ni uko Kristo akunda kiliziya ye akayitagatifuza ni ukuvuga akayirinda ikibi cyose akayiha icyiza cyose ariko kiliziya nayo igasabwa guca bugufi ikamwumvira ikamwubaha bityo akayigeza kwa data isuku ni uko nguko byagakwiye kumera mu rugo bidakuraho bwa bufatanye bidakuraho ushobora gusanga umugore akora umugabo adakora adafite akazi gasanzwe ariko umurimo waba ukora uwo ari wo wose umushahara waba ukora uko waba ungana kose ntibikuraho ko uri umugore ntibikuraho ko uri umugabo nimubyubaha gutyo bizabana ibyo kuba bari mu bica amazi nabyo bizabaca ayandi ariko si byo tubifuriza Kristo we nyir'ubuzima we saseredoti mukuru we mukwe mukuru umugeni wa kiliziya azababa hafi azabashyigikira azabayobora abereke uburyo umugabo akwiye kubaka urugo rwe muri izo ndangagaciro bitabaye ko abantu bashobora guhura na byinshi baca intege bashobora guhura n'amakosa atandukanye ariko nta makosa yayo yasumba ayo dukorera Kristo ayo dukorera Imana ariko ubwayo ikadushyiraho intebe ya penetensiya tukajya kwicuza ikatubabarira ejo tugatangira ariko wowe agakosa gatoya kuko twahera ubwo birangiriye aha ngaha turabivuga tukarusubiramo kuko urugo ni nyina w'abantu urugo nirwo dukomokamo
icyo gihugu niyo kiliziya. Kubaka urugo rero no kubaka igihugu no kubaka kiliziya, kurusenya ni ugusenya igihugu, ni ugusenya kiliziya. Ni kiliziya nta mpamvu n'imwe twemera yo gusenya urugo, nta n'imwe, utagira ngo ndibeshye, nta n'imwe ibaho yo gusenya. Wenda ahandi bakubwira bati yaguciye inyuma nimutandukanye, ntiyanagwahira nimutandukanye, amaze amezi atandatu ataba mu rugo nimutandukanye. Ibyo muri kiliziya turakubwira ngo nta n'imwe ibaho. Nandi magambo gusezerana si ugukina, tuba tugiye kubaka icyo kintu gikomeye. Ikintu nkunda kuvuga wenda nkumva atari na ngombwa ko kiremereye. Abasore twabyirukanye nubwo bari inyuma yanjye wenda mu myaka, babwira ko agiye mu seminari nkuru, hari umwe wambwiye ngo aho kuba padiri yapfa. Ariko ntiyari azi ko avuga ukuri, kuko kugira ngo ube padiri nyine hari uburyo ugomba gupfamo. Iyo bikunaniye biragute urazuka. Ibyo se ibyo ko mubizi, wavuyemo nzi ko muzi ko muvuga ko yazutse. None se ubwo nawe yarapfuye wazuka utarapfuye se? Ariko kuri iki gihe hari no kubwira ko kugira ngo ashinge urugo yapfa. Ati icyo gisasu se nabagize ari wanjye kugira ngo bivuze ko rero wiyemeje gushaka hari ibyo agomba gupfana nawe, ibyo agomba kwiyemeza akumva ko ari inshingano zikomeye nta mikino irimo. Kubaka urugo bikorwa n'urukundo. Urukundo bivuga impuhwe, impuhwe bivuga kubabara mu mwanya wundi. Kubabara mu mwanya wundi ugomba kubabarira. Ushobora kubabarira neza utarababara, kandi kubabara urumva ko ni ukuba, ni ukubaho, kandi kubaho ni ukubana. Ibyo rero ni byo mbifuriza, kumenya ko ari byo byubaka urugo bitewe n'isi dutuye. Ariko kandi ntabwo muzahura n'ibibabaza gusa, muzanahura n'ibibashimisha n'ibibaryohera, nabyo muzabyishimira. Mubyishimemo, ariko mubyishimanemo, mubisangire, bibashimishe. Nimubyara umwana avukire muri ibyo byishimo, abe imbuto y'urwo rukundo, nawe urwo rukundo rusakaze mu bana bareranwa, bityo urugo rumwe n'urukora n'urundi n'urundi, kiliziya irushaho kuba nziza, igihugu cyacu kirushaho kuba cyiza.